Bakunzi ba Twite ku Buzima TV, muraho. Twite ku Buzima TV nkuko bimenyereye ibagezaho ibiganiro bituma tubungabunga ubuzima bwacu. Muri iki gihe indwara zitandura harimo n'umuvuduko w'amaraso zariyongeye ku isi kandi zitana abantu benshi. Uyu munsi rero Twite ku Buzima TV yabazaniye uburyo ushobora kureba ingano y'umuvuduko w'amaraso uri mu rugo kugira ngo ubashe kuba wamenya uko bigenda bizamuka n'icyo wakora igihe cyo kujya kwa muganga, igihe cyo kujya kwivuza, ugakurikirana ubuzima bwawe kugira ngo twese turwanye izo ndwara ziterwa n'umuvuduko w'amaraso. Ikiganiro cy'uyu munsi kitwigisha uburyo twapima umuvuduko w'amaraso iwacu mu rugo. Taking blood pressure at home. Umuvuduko w'amaraso ni iki? Iyo tuwupima tuba dupima iki? Umuvuduko w'amaraso ni imbaraga y'amaraso akoresha abyiga ibikuta by'imijyana y'amaraso twita arteries. Iyo dupima umuvuduko w'amaraso tuba tureba uburyo amaraso atembera ava mu mutima ajya ahandi mu mubiri hose. Ibipimo by'umuvuduko w'amaraso bisomwa mu bice bibiri. Igihe umutima utera yo twita systole, n'igihe umutima uruhuka twita diastole. Umuvuduko w'amaraso upimwa mu rugero rwa milimetero do mercure. Ku muntu mukuru umubare ugaragaza imbaraga z'amaraso mu mujyana igihe umutima uteye ugomba kuba uri hagati byibura ya 90 n'140 milimetero do mercure. Naho umubare ugaragaza imbaraga z'amaraso mu gihe umutima uruhutse diastole ugomba kuba uri hagati byibura ya 60 na 90 milimetero do mercure. Urugero dushobora kwandika ku buryo bukurikira: 130 kuri 45 milimetero do mercure. Tuzavuga ko umuvuduko wacu uri hejuru igihe tuvuga ko umuntu afite hypertension or hypertension. Igihe umubare ugaragaza imbaraga z'amaraso mu mujyana igihe umutima uteye systole uri hejuru y'140, cyangwa igihe umubare ugaragaza imbaraga z'amaraso igihe umutima uruhutse diastole uri hejuru ya 90, icyo gihe tuvuga ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso hypertension or hypertension. Ni ryari rero ho tuzavuga ko umuvuduko w'amaraso ari muke? Igihe umubare ugaragaza imbaraga z'amaraso mu mujyana igihe umutima uteye uri munsi ya 90, cyangwa igihe umubare ugaragaza imbaraga z'amaraso igihe umutima uruhutse uri munsi ya 60, icyo gihe tuvuga ko umuntu afite hypotension. Ese dushobora ubwacu kwipima umuvuduko w'amaraso igihe turi mu rugo? Cyane cyane abasanzwe bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso bagomba kwipima buri munsi. Byaba byiza mu gihe uri mu rugo ukoresheje digital monitor kuko niyo yorohera buri muntu wese. Reka turebe uburyo twabikora rero turi mu rugo. Tubikora gute? Igihe ugiye gupima umuvuduko w'amaraso wawe banza uruhuke. Ibyiza wapima nyuma y'isaha ubyutse na mbere y'isaha ugiye kuryama. Ntugafate icyayi, cy'ikawa, itabi, inzoga nibura mbere y'iminota 30 igihe ushaka kwipima umuvuduko w'amaraso. Tegereza iminota 30 niba umaze gukora imyitozo ngororamubiri, kugenda wihuta cyangwa indi mirimo isaba imbaraga. Icara ku ntebe wumve wicaye neza ugororotse utunamye. Ceceka igihe cy'iminota 5 kugera ku minota 10 utavuga mbere y'uko utangira. Umugongo wawe ugomba kuba wegamiye intebe wicaye neza, amaguru akora hasi kandi adasobekeranye. Shyira akaboko kawe ku meza imbere yawe ku buryo akaboko kaba karinganiye n'umutima. Shyira akafu ku kuboko, kanda kuri start, tegereza umwuka ushiremo. Reba imibare ubundi
uyandike. Katurere rero uburyo twabikoramo igihe turi mu rugo. Iyi ngiyi rero ni imwe mu mashini ziri digitale dufite nk'iyo mwaba mufite mu rugo. Twabikora gute rero? Ikintu cya mbere ni ukubanza ukaruhuka. Ibyiza ni ukwifatira umuvuduko w'amaraso mbere y'isaha y'uko uryama cyangwa se nyuma y'isaha y'uko ubyutse. Ntugafate icyayi cyangwa se ikawa cyangwa inzoga mbere y'iminota 30. Tegereza iminota 30 niba umaze gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se indi mirimo ifite imbaraga. Icara neza ku ntebe wumve wicaye utunganye. Ceceka igihe cy'iminota 5 kugera ku 10 mbere y'uko utangira. Umugongo wawe ugomba kuba wegamiye intebe, wicaye neza, amaguru ari hasi, akora hasi kandi adasobekeranye. Shyira akaboko kawe ku meza imbere yawe ku buryo karinganira n'umutima. Akaboko tugomba gushyiraho ni akaboko tudakoresha, kuko agakora tugiye gukoresha dushyiraho iyi kafu yacu. Hanyuma shyira kafu ku kaboko, kafu tuyishyira ku kaboko hejuru, hanyuma tugazirika ariko bidakomeye cyane. Aka gashumi kayo kagomba kuba kari hagati hano mu kuboko, hanyuma tugakanda aho ku mashini yacu, tugategereza nko gushyiramo. Imuko ushizemo rero imashini yo guha imibare ikurikirana uko ari 3. Uyu mubare wa mbere niwo mubare utugaragariza uburyo imbaraga z'amaraso mu mijyana yacu igihe umutima uteye. Uyu mubare wa kabiri utugaragariza imbaraga z'amaraso mu mijyana igihe umutima uruhutse. Izi mashini rero zitugaragariza nuko umutima wacu utera, inshuro utera ku munota. Niyo mpamvu umubare wa 3 nicyo uvuga. Nuko ko umutima ubutera inshuro uyu mubare wa 3 werekana. Murayibonye rero nuko nguko tugiye bigenza igihe cyose mushaka gufata umuvuduko w'amaraso mu rugo, mugomba kubigenza uko nguko. Muguri mashini rero buri wese ayitunge kugira ngo turebe ko twajya twisuzuma indwara z'imivuduko y'amaraso zariyongereye mu buryo bwo kwirinda no kuyibona kare. Nibyo bituma tutarwara ngo turembe. Dukomeze rero dukurikire Twite ku Buzima TV, izatugeza kuri byinshi, izatwigisha ibyerekeye n'ubuzima. Twese tubisangize bagenzi bacu, dukomeze dukande kuri subscribe, dukande no kunzogera kugira ibyo twabateguriye byose ibagereho igihe cyose tubishyizeho.